bahakanire rwose. Ubwo abantu basore babandi nahoze mvuga ba Domoro ba Sehungu mwatekereza kubaza amazina Beriza kwisha manera birarangiye. Murabona mwabahungu mwe muri harimo aho n'abandi namwe musigaye nyuma ngaho namwe muzajye gushaka. Ati rwose do ati nemeye kuba wawe rwose bose babireba amashyi menshi cyane ati ntabwo I love you mu cyaro musubiza uti mitu. w'abavandimwe bacu bifuje kurushinga tubasabiye umugisha. Data mwiza wo mu ijuru, nk'uko kera washyingiye Adamu na Eva, ngwino uyobore ubukwe umugisha aba bombi n'amahoro adashira, bazabyare bazaheke bayobowe. Umuryango umunsi wa Gahigi wateranye. Igihe turimo twegereza ni igihe cy'igisibo. Turimo turategura gahunda yo kwinjira mu gisibo nubwo kitaratangira, ariko musanze dutangiye twebwe kuko namwe kandi turabizi ko muri abakirisitu mubitegura mbere, ntabwo mutegura gahunda yabyo ari uko uwo munsi wageze. Niyo mpamvu natwe umuryango wacu wa Gahigi uyu munsi twateranye, kandi barantoye banshyira imbere barambwira bati wa mwana ujye ugenda nawe dushyize imbere ujye uyobora ibiganiro byose by'umuryango. Ariko ndagira ngo ntaza kuyizimbamo nkaza kuyazambya. Reka mbere y'ibyo tugiye kuvugira aha byose nagira ngo mbibutse gusa icyo ngicyo, tubanze byose tubishyire imbere y'idusumba. Buriya atariyo yabikoze, atariyo yagennye uyu munsi ngo itange ikirere gikeye nk'iki, ibyo twakora byose byaba ari imfabusa. Ntabwo mbeshye, ababishobora tujye juru. Inyuma hari abambara ngo utuntu wenda mu mutwe tutajyanye n'ukwemera, turadukuramo duhe Imana icyubahiro. Murakoze cyane. Byose uyu munsi w'itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu niwe wawuteguye. Ibyo bishimirwe, kuko uko twabitekerezaga nk'abana b'abantu ntabwo twibwiraga ko uyu munsi washyika, ariko washyitse ni ku bushake bwawe. Habwa icyubahiro rero ko wabanye natwe muri iyi myiteguro y'uyu munsi, waturindiye mu bice bitandukanye aho twari duherereye hose, urinda imiryango yacu, inshuti, abo duhura nabo, aho tugenda hose uraturinda. Habwa icyubahiro. Ibiganiro bigiye kubera hano Mana bibe ari wowe ubizamo biyobore, kuko twebwe nk'abana b'abantu ntacyo twakwishoboza. Dufashe utugenderere, umwuka wera aba ari buza hano aganze, imyuka yose ya sekibi itsirwe mu izina rya Yesu, ahubwo hagaragara ukuboko kwawe. Mana natwe uza kugera ibirori bigiye kubera hano, ibiganiro bigiye kubera hano, ibyo turi bufate byaba ibyo kunywa byaba amafunguro byose ubibemo. Turagushimiye rero kandi tukuragije byose ibiri imbere, tukuragije n'ibyo tutavuze kuko rimwe na rimwe ibyo twifuza uba warangije kubibona. Bana natwe rero mu izina rya Yesu Kristo, amen.
twaragutumiye kandi nawe twemera ko uzitabira ubutumire byatumye tunaguhishira nagira ngo nkugezeho uruhisho twaguhishiye kandi umuryango wambwiye ngo uragukumbuye ngo ariko mu izina ryawo ngo ugeze uruguhobere. urakoze rwose Agahigi duhora twanezerewe. Esa bamufitiye Agahigi muraho muri amahoro turakomeye. Ndabona urabona ndabona ibiti bibisi urabizi. Ndabona urugendo rwagenze neza rero. Rwagenze neza tuza mu Uganda twambuka Kakagera uzi tugatera tuza hano ntabwo twarushye iyo tukugana ntituruha ntabwo mwaro babizi none ndabona ko bari umwihariko ndabeshya mfi abagabo batazi ubuki akavuga ngo ni amazi hari abita ubuki amazi ariko uruhisha rero n'amazina kandi kuva na kera n'ubu ngubu urabona bwa buke ari ubu inyengo ni yayindi ubugwe neza rero urakoze ubugwe neza kandi mwafura cyiza ntaba yagenze wenyine cyiza ntaba yagenze wenyine iyo twakiriye cyiza mujye mwakira n'abo bagenda nyine sibyo kiri ubugwe neza urakoze cyane cyane muri iyi abaturage rwabona ikintu nyine tugendere muri ubu buryo. umugore wibanze nyirabisabo nagiye kumusura nsanga ararwaye ngarutse kumureba nsanga arareka ngarutse kumusaba ati ndatamugasiga nyaruhanga n'umuhungu rwaba rw'inzira aterwa n'amaboko ati nkaba rwema rw'umuhungu mbabaza amakuru nagiye kumusura nsanga arareka ngarutse kumureba nsanga ararwaye mwana wa mama mwana wa mama umuraguzi w'urugimbu yaramumebeje n'urugimbu yaramumebeje umuraguzi w'umutwe yaramumebeje mumaye mwana wa mama nsindira ibyuba n'ibyibunza ndatabuje n'ingero nziza nkunde mugabo we
yajyaga akunda ubuki ndabyibuka, ariko ubu ngubu yakugize intore. Iyo nzoga rero niyo nzanye kugira ngo nze guseruka mu gitaramo nanjye turi kumwe. Iyo nkwerera n'intwerera bayishyire mu zindi, bayishyire mu zindi. Urakoze kandi turagushimiye ko winjiye mu gitaramo neza. Urakoze. Kandi Everest karame muvandimwe buriya icyo akenera ni umwanya. Ijambo ararihorana. Ijambo ndarihorana, unyemerera ahubwo ndikomerezeho. twabanje ariko tukishimira ko dutura Ariko n'umuntu mwiza mu muryango ukazana amaturo. ituro Muri Karame Everest. uyu mwanya rero unyemerere nzane n'indi nzoga kugira ngo usabe ijambo. Cyangwa se noneho n'ituro muri ituro rwose ntabwo ari ituro noneho. Iyi noneho ni inzoga yo kugira ngo umwanya ndawufite kwigira. Iyi nzoga yo ni ukugira ngo uze kunyemerera nyikugireho ijambo nubona bikwiye. Niyo gusasira ijambo mwabisuzuma neza na Everest anyemerera nshyire kuri wa mwanya. Ese bizana Karame. Inzoga nubwo ayisogongeye ariko ndagira ngo ari inzoga. Ariko ni inzoga pe. Ariko iyo rero kamubwira uko yise Rwose. urayisogongera. Ndayisogongera. Urayisogongera hanyuma turebe ko ukwiriye kuvugirwaho ijambo. Wumve nako ukwiriye kuvugirwaho ijambo. Rebera aba bana bazana oya narimbwiye mushiki wanjye niba n'umuntu wanjye ngo bagende bagire uko babigenza hari waraje baza n'ukibano. hagira uza rwese akureho rukoma Ariko data nanyuze ku nyibuka nanjye soga yewe yawe ndayizi uri buyisogongere ariko reka no gukurigana ijambo. Urakoze. Muri Bavandimwe nukuri umugabo ntabwo atura inzoga ibeshye ndabizi arabizi. ari buyisogongere ariko reka two kumurigana ijambo. Ese hanyuma tubyiriye rero umusore mwiza, umusore ukundwa n'umuryango cyane. Abakuru baramukunda, abato bakamukunda, akaba umusore uhamiriza tukizihirwa, akaba umusore abato iyo abageze imbere, iyo abasetsa, iyo abaganiriza, iyo ageze mu bakuru nuko. Ariko ejo bundi yicaye aratubwira tuva mu muryango wa data, twari duteranye turi mu gitaramo, ati ngeze mu bigwi, ati ndasoretse murabibona natwe turabizi, ati none murebe uko mungenza, ati inzoga ko zihari se tumuha inzoga, atoya tuti nikiza, ari nikiza ariko arangije tutinywa amata arayanywa ariko ntiyayahumuza. Aratubwira ati mfite irindi jambo. Atubwira rero ko yasuye nyirasenge mu Buganza, yasura nyirasenge akaza kuhabenguka umukobwa turamumenya. Atubwiye byinshi byamubwira cecekera, ndahamaganye nyirasenge ambwira ibyaho. Nyirasenge muhamagara ambwira ati umukobwa mu muryango w'Agahigi habyiritse umukobwa muramuzi, ni umukobwa utereka amata, ni umukobwa ucunda amata, ni umukobwa utera intabire, ni umukobwa uzi imirimo. Ati umukobwa namubonanye nare mbona bakwiranye. Mubaza amashira kinyuma, ambwiye kwa Gahigi, ambwiye murinda, ndavuga nko muryango ndawuzi. Muri ndakumva ubushize mukuru wanjye yaje gusaba irembo, murarimwemerera. Nazindutse ngira ngo musabe impakwe rwose, mfate amaguru n'amaboko nk'umukobwa nje ko gusaba umugeni. Yacukije ariko sindakira, nje ko gusaba umugeni. Urakoze urakarama.
nakumvise Anastase burya habaye igihe tugira umugisha rwose pe tukabyara ibitsina byombi ari abageni turabagira ari n'abasore bacu nabo barambagiza bagasaba abageni ariko tugira abakobwa benshi tugira abakobwa benshi rero badukura mu gihirahiro tukamenya uwo mwarambagije tukareba niba hari igishoboka. hari umukobwa w'iwanyu wabonye rwose umukobwa ari hagati si bucura simfura Mutuyimana Berize mufite akazina k'akabyiniro mwajyaga mumuha Petite yabaye Petite hajya Petite bivuga iki ubaye mukuru Urufaransa sinduzi cyane ariko numvise avuga ngo ni umukobwa ugeze mu bihe byiza Petite umaze kora agapetite nyine narabajije arambwira ngo umukobwa ugeze mu bihe byiza baramubyinira kandi umuntu utagira umubyinira burya batagira umuryango ariko abikuye uko yakubeshyira ntabwo tujya tubyinirira abana bacu ntabwo mubatetesha se turabatetesha ariko nta mabyiniro tubaha Petite rero ubanza yararigizwe n'abana biganaga babonye ari umukobwa ni umuhungu wawe bikubwiye ibyo twari tubizi ni abakobwa ubanza ari abakobwa biganaga bakabona barusha uburanga akabarusha umubyimba akabarusha ikimero ariko ndaza kubaza wenda birashoboka wasanga abandi bantu ariko bamwita niko bamwita twe ntitubizi nanjye niko mbyumva ariko iryo zina navuze rirahari rwose Mutuyimana arahari ariko ni Petite nyine nk'uko bivuze nanjye nigiriho icyo nzi ni uko ntabwo arageza Mutuyimana arahari rwose nako kabucura ye nkunda kukwita kobwa umumera amashyi nakumbuye ko hari bakuru be kandi ko nawe bigeze kumbwira ko mwabengutse umuryango wacu rwose pe ako ka Petite bakaretse kakazatuka kakazagera igihe wenda kicara no mu bantu ako kantu kabura ku biro bya nyina kuko ko dufite abakobwa benshi mu muryango uratsimbarara kuri ako kana kubera iki yewe Petite reka nisabire Berize Mutuyimana maze Petite mbe mwihoreye kandi n'undi n'ugusaba Petite ajye ku ruhande ariko Mutuyimana Berize sinongere kumva iryo zina rya Petite ni Petite ndamuretse ariko se wa musore ariko uwo musore arahari ubundi ngo tubwire n'iryo zina aho yarikuye namuzana senje wawe oya turavarwa nande none se uwo musore wawe kumva nitubihindura umusore ntabyemere si ikibazo muri ababyeyi nitwe tumenye abana ndamuhindurira kandi ntacyo biri bumutwara reka ntacyo bimutwara nka Berize Mutuyimana nawe ndagenda mu bwenge wa mwana we rero ndi mukuru iso wanyu nahita Imana nawe nahoze muhamagana nkavuga nti ariko ubundi Petite ko turi abanyarwanda turacyo kuri abo bakirisitu bwakisabiye Mutuyimana Berize aba Petite wasabura amashyi ari we warizanye wanyu ntiyabura wanyu Petite ntiyabura ariko namwihoreye aracyari ku biro byanjye oya na Petite tuzagira abakura amaherezo nawe nakura kandi abasore uracyabafite uracyafite abasore b'imigenda mfite imikanga na Petite nimugaruka yakuze tuzareba igishoboka oya rwose nuko kandi ndashimye rero Anastase Berize Mutuyimana Berize rwose utari Petite we uko biri ubu afite imyaka ariko ntabwo kugira ngo 20 n'amezi
ndumva mfite imyaka 20 n'amezi yahangaye atanu nibyo ndumva aracyabura amezi uko biri umuntu yaguhagoza ukazihangana sibyo nk'umugeni nanjye kwihangana naramubyaye rero sintanga umugeni umugeni ni umuryango umutanga yego hari imiryango yateranye ikabaze niba bumva ikigero Beriza agezemo twakwemera tukamutanga nk'umugeni rwose hanyuma ijambo ririmpa igisubizo ndakiguha urakoze Evariste ari ndahari ntabwo ndi kure rwose njye mpagarare umuryango ntabwo iby'umuryango mpaye oya byo ndabizi kandi ntabwo ugihemuka abahemukira umuryango ntunateba Evariste reba bari abahungu nabo ndimo kubona barimo kuvuga Evariste reka dufashe ujya imbere uhere kuri ya musaza ufite agakoni k'umweru n'umukibamba ntawe ujya kwa data atanyuze hera kuri Evariste hera kuri Evariste nicyo mbombereya uraho are amakuru uraho umugabo w'iganga uraho Freeman uraho are umugabo wambaye umugara uraho ntore uraho nawe kimwe we ntadomo aba bahungu bose ni bare nubwo harimo babatije bose yo mu bwana kugira ngo nube rwaro witaba nata sibyo urodomo kundeba seka ntabwo ari izina rye ayo ntiyabura anasa karameli nababonye abasore sore nababonye sore rwose urakoze kubanyereka iganga abasore babiri mugende musaza basuhuze ntabwo ari mutambuke mugende mugereyo suhuze data kurya hariya Tomo ugenda inyuma ariko sibyo hanyuma sehungo kugenda imbere data iyi niba ari koyingo niyo ashobokeye rwose izi ntizirumanga no kurima kuba umuryango mugari wa Gahigi umusore wo gushima byaba byashoboka rwose ngo mufate mwuzi urashyitse rwose umusore genda rwose umusore akwiye icyicaro cyiwe are ubu ni we tuvuga cyakora ufite sikoti ntabwo umugabo nkawe wizigira wagenda wenyine umugabo nkawe rwose cyiza ufite na sikoti nawe umugabo wizigira rwose ushyitse bandoga rwa mugenza karuye uruvi bugufi bwafite ibizigira pe tufonye mu kushyitse bashiki banjye mwambaye hafi ko nanjye hari ukuntu nibura njya mumenya abashiki banjye w'ipfu hari ako ntacyo are uzi n'ibindi hamwe na esikoti yawe inyurire hano ahandi umva basehungu n'abaratomora mubererekeze mwigira hari mwebwe ntabwo niyo mubererekeye muhagarara ahangaha ngaho nimubanze muririmbe mbere y'ibindi mbere y'uko muva hanze mutere indirimbo se muhuriyeho mwese nkawe wambaye umugara ubwo zo wamva utazi kuririmba bisonze ngaho nimubanze muririmbe wemvuna abana barananiwe abana bose tugana abasore bageze reka bihorere babanze baruhuke data abana tugana ntabwo bajya bananirwa bihorere babanze baruhuke berekeho baruhukira ahubwo berekeho baruhuke camwe musigaye ngari baseho chariya abetomo aseho ondasa uyurakaye nuko mvuze ngo seho One day,
warasize urabasize uraguranya abandi urungano wakundaga urarusize urarusize agahindu basigiye bagaturage tuzahora tugukumbura urisa urara hose nyandika tuzahora tugusura ngurabe hose berize tuzahora tugusura data berize mushiki wanjye urahageze muri rya gitaramo nahoze nyoboye nagira ngo mumwibuke. Babonye abashyitsi aba bavandimwe baba hano bavuye mu Bugesera muri wa munsi mukuru twari twabatumiye ariko bakaba n'inshuti nkoramutima zacu baje rero urabizi iyo twatumiye inshuti tubaha n'urubuga bakisanzura bakavuga ibari ku mutima baza kuba ko bafite ubutumwa baza kudusaba umugeni tubyara abakobwa se kandi beza nta kibazo twari dufite amatsiko y'umugeni badusaba twumva bavuze izina ryawe ngira n'ikibazo kukurekura birangora ariko nagize ikibazo ndavuga ngo ubwo ari abavandimwe n'inshuti uriya mubyeyi angana so ndavuga ngo nta kibazo sibyo numva se nta kibazo ufite wowe kuba twakwemeye ko twagutanga nk'umugeni nta kibazo ufite nta kibazo wakora umwana wacu nuko yarezwe ngo nta kibazo afite harakuhindukira gato mama bene Gahigi muri aho uyu mwana si wo gushimirwa uyu mwana ni wo gushimirwa kuko atwicaje mu birori byiza nk'ibi aduhesheje agaciro nk'umuryango mumufashe kumushimire cyane mubikuye ku mutima hanyuma twikomereze urugendo njye nawe igendere Anastase Amen. tumaze iminsi tuganira ku by'uyu mwana Rwose uyu munsi wamusabye turamukwemerera tumuguhaye turamukwemerera tumuguhaye uravuga uti genda ashaka ko mumumpa turimuhoshe mukwe wamukwe inkwano turazishima sibyo rwose pe turamukwemerera rero tuti turamuguhaye wafura uyu mutuye Imana niwe wamusabye ngaho nawe mwereke umuryango ubwo kandi gende uhumure nakubwiye ko uyangana so mutima twakurariye amajoro twakurariye ubutayu are kiriya amasengesho twasenze n'uyu muryango wose bafite Imana twakurariye mu gihe tugira mu busaza none are igira hino maze twingingaga Imana ngo uzaze usanga umuhungu wacu uriya muhungu ureba ni umuhungu umuryango ukunda abasore inkumi abakecuru n'abasaza ndagushimiye ko watumye tujya mu muryango wa Gahigi twazana Mutimana tukamubonye maze wenda bikubwira mu kanya kaza kuza umwanya wose uwanjye yewe n'uwawe uyu mwanya usigaye si uwanjye mbere ntabwo ukiri petite nk'uko wajyaga witwa ubu wabaye grande ubyumva ubyiteho ubwo ugannye kware ukaba ugiye gushinga urwawe umuryango wicaye ahangaha twibereye mu gitaramo umuryango hakurya uturutse mu Bugesera uraza nyine baragusaba nyine umva banadukwereye byarangiye ariko buriya nta jambo nibura wibuka disi ubwiye Berize
kandi rimwe na rimwe hari igihe warivuze ukoresha n'ibimenyetso maze birare aha amashyi menshi cyane ureba se rya zina rya petite iyi serigenda hasigaye grande are hari abahungu bandi bashobora kuzibeshya ko Berize bazaza kugira irindi bavuga bahakanira inzira z'ikigendwa none haduhagaza bahakanire rwose ubwo abantu basore babandi nahoze mvuga ba Domoro ba Sehungu mwatekereza kubaza amazina Berize kwisha manera birarangiye murabibona mwabahungu mwe muri harimo abagabo n'abandi namwe musigaye inyuma bwabo namwe muzajye gushaka ati rwose ati nemeye kuba wawe rwose bose babireba amashyi menshi cyane ati ntabwo ntacyo nyirengejeho kindi rwose narakwikundiye nawe urankunda none birarangiye turakoze mugabo nkunda mubwire ntabwo acyitwarerega n'umugabo wawe Beri nibyo niko bigomba kugenda ntacyo uri reka nkwereke rwose ko nkwishimiye kandi ngomba kuzakwakira nk'umuntu uzambera ugomba nako wambereye umufasha umunsi buryo uva mu murenge buryo ukagira uko ushyira ikaramu byararangiye mwegera ariko disi n'urwo rwibutso ruzasigare hafi aho harimo ibanga harimo ijambo rikomeye aho harimo ijambo rikomeye cyane harimo kukubwira ngo nzakemuke bwa mpanzi ngwino se nkwizihire yibutse kuvuga ngo nze nkwereke mugabo ati ngwino nkwereke uwatumye ngera ahangaha mubyeyi buriya Berize hari byinshi yibuka kandi aravuga ati ati mu mpanuro mu byo wamwigishije mu magambo wamubwiye arazirikana ko uri umubyeyi ukomeye kandi uri umubyeyi w'akamazi azi icyo wamaze azi icyo wamumariye niyo mpamvu akuzaniye umukwe ntabwo nagomba kuguhisha isura mbi nagomba kuguhisha icyubahiro nk'umubyeyi wandeze ukampa indero kandi nibyo Berize buri yakoze ni umunsi mu mateka ya Berize mu buzima bwa Berize aravuga ati mubyeyi ngomba kugushimira mu ruhame niyo mpamvu ati rwose ndagiye ariko uzasigara uri umubyeyi wanjye kandi ndabizirikana bikomeye cyane iri ni ikamba mwambitse ni ikimenyetso cy'uko udasigaye wenyine n'ubwo ugiye Beri nkundira rwose ufata umubyeyi wawe mutere ntabe mwigira imbere hano gato cyane abantu bafata bambwiraga ko hari ukuntu batabona neza aho ngaho maze nizere ko mubonayo neza nawe mwabafotogarafe mubonayo neza ati warakoze mubyeyi kwitura iki ati uri umubyeyi kandi Berize arabizirikana ko ukiri umubyeyi uzahora uri we kugeza ku munsi runaka Imana izaba ikoze ibyayo ariko Berize arabizirikana cyane izo ni imvamutima za Berize nuko reka ko arabwira ati byanze bikunze shimishwe nuko mwandeze neza nanjye nkambahesheje ishema nk'umuryango amashyi menshi cyane Beri nzirikana ibyo wanyigishije nzirikana impanuro nzirikana ibyo byose uburyo wamanaga utanyanza ari ukugira ngo ugaragarize urukundo izo ni imvamutima zo kwereka nyine ko anezerewe ko nuko unezerewe ati mwarakoze kuba ngejeje uno munsi nkakoresha ibirori nk'ibi ni ku bwanyu ibyo rero Berize arabyibuka niyo mpamvu bazaniye nyine n'umugabo nyine ngabwire ati bishimirira aba bantu kuko hari icyo bakoze ushimirira ababyeyi ushimirira umuryango ko hari icyo wakoze
ntabwo bwari kubwa mbere izi imbaraga zanyu babyeyi mbere izi imbaraga zanyu arazibuka ngo ngere ujye juru ufate urwibutso neza. Aha murakoze cyane. Wibuke rya jambo twaganiriye njye nawe, naraguhannye nanjye nubwo rega mpamvu umuryango wantoye nuko hari ibyo nanjye wambonyemo, wanyibutse nyine nk'umukuru mu muryango urambwira uti ujye uyobora ibitaramo nk'ibi. Berize rero urabyibuka hari ijambo twavuganye, hari ibanga, hari ijambo ujyanye kandi hari icyubahiro ugomba kugaragaza mu muryango ugarnyemo kwa sobukwe. Ariko ntabwo mwishimiye umukazana tubahaye koko nta mpamvu urimo kumva disi hakurya hariya zaze n'ababyeyi koko zabuze. Abasore mwebwe ndabizi namwe nimureba ahandi nako muzagaruka mu muryango wacu, hasigaye abandi bakobwa namwe nyine Berize rero ibuka rya jambo nako urakoze ati ntabwo natinyuka kuza kureba mu ruhanga rwa datakwe, ahubwo akira mugabo nkunda ushimira umubyeyi. N'aka kabando azakamenye azakicume nyine mu gihe uzaba udahari. Umukobwa wacu yararezwe hanyuma ati ndazirikana ko byanze bikunze mu muryango wawe hari abo ufite mabukwe ufite databukwe nabo ngomba bose kubageraho. Esa n'urwose bagiye kujya hagati ntacyo nawe wigire ngo n'umubyeyi nawe ajye hafi disi ase n'umwana kiriya giseke umubyeyi wikwicara rwose nawe ube hafi kugira ngo ati umubyeyi rero mabukwe mwiza na databukwe beza ndabashimira ko mwabyaye komera mushyo mwongere ntuzamuhere imwe uramenye mwibwira ijambo ati I love you mu cyaro musubiza uti mitu ndagukeje urukundo rukuberanya nyamuhati ntamba marufi ndagukeje kumana y'uruyenzi mwaramutse niremeza urugi ntabariri wanindekwe niriwe neza ruze imbana bugabo mico myiza mu gitaramo iwamundi guhiga ngo ubushuti bwe n'intwari ibwacumbitse ku bugabo mwiriwe neza rugi ntabaririmba n'indekwe mwiriwe neza ruzi imbana bugabo mwiriwe neza miryango migari muraho murakoma ndabona mwabaye abarakara ariko ntacyo bitwaye turaje dutarama murasusuruka uraho neza ibiganza bw'amahoro ntabwo ndi umushumba rwose ndi umutahira nagira ngo mwumve reka abashumba ni abarenze amaso bamfura ngayo nguko rero utiki yewe mushumura inama yo nkumbuje nkagana muze twigire abakobwa bakubita udutozo ba nyina bagakubita udutwenge two twiza tugakwira utwanza inka iwacu zanyweye mutwoza ruhimbi nawe inyabiza yagwanye mw'iriba umva yewe gatera umbwirire tutu nawe mbwirira agashaba